ryiteguye kunesha ku bwa Yesu Kristo. Muhinduka abafatanyabikorwa na Yesu, mushikame muri iyi nguge, mutanga amagambo y'ibyiringiro. Ibyo musabwa mu bikore, kandi ibyo mwarahiriye Imana izabashoboze kubishyira mu bikorwa. Nuko ku murongo wa 30 tuhasubire. Abasare bashatse guhunga mu nkuge, bamanurira indere mu nyanja, basa n'abashaka kujugunya imbere y'inkuge ibyuma byo kugenza gute. Urwo n'urucanege. Nuko ku murongo wa 31 inkuge yari irimo umuntu w'Imana. Pawulo abwira umutwaro utwara iki abasoma. Utwara umutwe n'iki n'abasirikare, harababwira ati aba bantu nibatagenza gute abasoma, nibataguma hehe mu nkuge ntimubasha gukira, kuko amakiriro n'ahandi ari nihe ni mu nkuge. 32 maze abasirikare baca imigozi y'indere bagenza gute abasoma, barahira kuri genza ite. Ababyumvise muvuge ngo amen, mwongere mutamen. Nubwo izuba rikaze mwongere mutamen, kandi nuvuga amen urariganza, wongere uvuge ngo amen. Iri toro rikeneye abasirikare. Aho tumaranye iminsi nabwiye ngo nta musivili uzajya mu ijuru. Mwambara intwaro zose ziki. None se mwumva hari umusivili urimo kugira ngo mubashe guhangana n'uburiganya bwande. Ubwo Yesu afite igisirikare. Indirimbo ya 18 yavuga ngo yemwe ngabo zande. Yesu afite igisirikare. Indirimbo ya 172 yavuga ngo ngabo mugenze mute. Ubwo Yesu afite igisirikare, nta musivile uzajya mu ijuru. Abantu bazajya mu ijuru bazaba barahagaze mu muryo wa gisirikari. Imvura igwa ntibayugama, izuba riva ntibinuba, inzara itewe ntibacika gukiranuka, muri dukeya barihangana, agakombe k'imvungure karabanyura ntibiba, abishwe n'ubukene ntibasambana ngo bigurishe. Haleluya. Kuko igisirikari kikiranga mu ncamake kirangwa no kwihangana. Ibiri kongera kuvuga ngo rero mwangabo mwe mureke gukiranuka gusohoza umurimo wako. Kwihangana kuko gutera kugenza gute, kandi kunesha kugatera iki. Pawulo avuga ngo bene ibyo byiringiro n'ibinkozi iki, ibinkozi isoni. Ijuru rero hazajya ingabo twambaye agakiza ariko ngofero. Haleluya. Twambaye kwizera ariko gukingira igituza cyacu. Ibyiringiro mu mitima yacu bizadukomeza mu buzima bwose twaba tubayemo, dukwese inkweto arizo butumwa bwiza. Haleluya. Ingabo za Yesu hari uko zikwiye kwambara. Muzareba abasirikari, niba ari ukwambara amaduwaduwa bose bambara amaduwaduwa, niba ari ukwambara ngiye kuvuga mukotanyi yararangiye, niba ari ukwambara indi myambaro bose bagomba kuba bambaye imyambaro igenje ite isa, kandi bambaye bikwishe. Ntabwo umusirikare umwe yambara ipantaro ngo ayifunge muri butini, undi ayizamure ayambarire hano mu ivi. Bose bambaye imyenda, wabareba cyangwa abapolisi ukabona bose bagenje gute, barasa. None abasivili rero nibo bateje ikibazo mu nkuge, kuko abasivili bamwe baraza bakiyambika ubusa, kandi ingabo zigomba kwambara zikwije. Haleluya. Mane duhe kuba ingabo nyangabo zitarabategage cyangwa urucantege. Pawulo wari mu nkuge, nubwo yari mu mbohe, ariko yarabwiye ati aba bantu hari icyo nabonye nkomora mu ijambo ry'Imana, nibataguma mu nkuge nimubasha kugenza gute, kubasha gukira. Abasare bagerageza gushaka kugira ngo ubwato butagenda, ariko mu nkuge harimo ingabo, harimo abasirikare. Itorero rikeneye abakuru b'itoro bahagarara nk'ingabo z'Uwiteka, rikeneye abanyabyiciro, rikeneye abamifemu, rikeneye abajiya, rikeneye abizera bahagarara bakabimuza mugambi mu gukorera Imana. Izo ngabo zirakenewe. Barangije baca imigozi. Hari ibintu by'urucanege dukwiye kwamagana. Barangije baca imigozi abasoma. Inkuge igenza ite, barahire kuri genza ite, rekura inkuge, gira icyo ukora. Nuko bwenda gucya ku murongo wa 33 Pawulo abinginga bose ngo bagenze bate abasoma, ngo barye. Arabinginga ati none uyu munsi ni uwa 10 n'ingahe, ni uwa 14, mutageza mutarya mutagenza gute, mutegereza mutarya mudakoze intoki kuki munwa. Misi 14 irarangiye, byumweru 2 birarangiye hano, kandi Imana yari yagennye ko turya. Ababonetse mukajya ku meza y'umwami murahirwa.
abavuguruwe n'ivugurura n'ubugorozi materaniro mu gitondo mubikomeze, abahamagawe n'iri jambo murikomereho. Ariko hari abandi banze kurya, abantu bagiye kwicwa n'inzara bafite isomo ry'umurinzi wo mu ruturuturu n'ibyigisho bya Bibiliya, ndetse kugira ngo babitunge ni nko kubibahatira. Ibyo kurya birahari ariko abantu bishwe n'iki? Bibiliya, umwuka w'ubuhanuzi biruzuye. Ababwiriza butumwa barabitunyuzaho buri kanya ngo dore babandi bacuruza ibitabo. Inzara igiye kukwica kandi ibyo kurya bigenje gute? Nshuti zanjye, ndongera kubifuriza ngo Imana y'amahoro abazaga kurya muri iki gitondo mubikomeze. Kurya kwanyu ni guhagarare kuko umubwiriza yagiye, ahubwo mutangire murye cyane. Haleluya. Ndababwira kurya iby'umwuka. Pawulo arababwira ati none dore inzara igiye kubica, mumaze igihe kinini mutegereza, mutarya, mudakoze intoki ku munwa. Nicyo gitumye 34 mbinginga ngo mugenze mute. Ndasoza aya materaniro nongera kwinginga abagize izi ntara n'iri torero ngo Imana ibashoboze kurya ijambo ry'Imana. Nicyo gitumye mbinginga ngo murye, kuko ari ibyo biri bugenze kutabasoma, ari byo biri bubakize. Kurya niko gakiza, kandi hatazagira agasatsi na kamwe gapfuka ku mitwe yanyu. Ababyumvise mutamena. Amaze kuvuga ayo magambo ku murongo wa 35, atyo yenda iki? Abasoma yenda umutsima, arangije agenza atabasoma, ashimira Imana imbere yabo bose. Arangije agenza ate? Arawumanyagura. Atangira kugenza gute? Mbere yo kubwiriza abandi banza nawe ubwirizwe. Fata igihe cyo kwiga ijambo ry'Imana, wiyiriza ubusa no gusenga. Mbere yuko ujya kuvuna abandi banza wemere Yesu avuna umutima wawe. Impapuro z'ijambo ry'Imana zarafatanye kuko utajya usirambura n'ujya urebamo. Ukeneye kubanza ugashimira mbere yuko usoma ijambo ry'Imana. Igitabo cyitwa inyandiko, igitabo cyitwa uburezi, paji 27 haranditse ngo ujya muri Bibiliya azahuriramo n'uwayandikishije. Nshuti zanjye, n'ahandi Imana iri mu ijambo ryayo. Iri jambo ry'Imana ni ryo rishushanywa n'umutsima. Yesu yavuze ngo ninjye mutsima w'iki? Ubugingo. Uwo mutsima w'ubugingo ni ijambo ry'Imana mu bugingo bw'abizera. Banza ufate igihe, nshuti zanjye, ndabasezeraho mbingingira kuguma muri iri jambo. Ntimugumane ibitekerezo n'isura y'umubwiriza, ahubwo mugumane ijambo ry'Imana, aho ryo rizaguma mu bitekerezo byanyu. Mufate igihe muryige, mufate igihe murusenge. Amasengesho yo mu rwego umuntu ku giti cye, ayo gusabira Imana ibyo ubona bitagenda neza. Ijambo ry'Imana rigira umwanya mu mibereho yanyu. Mwakabuza iri jambo rizabatera ibyiringiro, muzabazima. Pawulo arabinginga, amaze kumanyagura abagenza ate? Ararya. Amaze kurya arababwira abaha ibyiringiro ati ndababwiza ukuri yuko mwese, ngo hano haranditse ngo 35, maze amaze kuvuga atyo yenda umutsima agenza ate? Arawushimira imbere yabo bose, arawumanyagura, atangira kuryaho. 36 bose babona iki? Twatangije ihumure, dushojeje ihumure. Bose babona iki? Abasoma babona ihumure, abari gusoma nabo bagenza bate? Nabo bararya. Twese 37 abari mu nkuge twari abantu magana ngahe? Abari gusoma 270 ingahe na 76. Bamaze kugenza gutabasoma, guhaga, baroha iki yemwe? Baroha amasaka muki? Mu nyanja, kugira ngo borohereze iki? Nkuge. Kikigisho Mwuka w'Imana acyumvishe buri mwizera wese. Abamaze guhaga ubutumwa bwiza, impinduka, nzabaza pastor ko zabonetse. Impinduka mu busonga. Abamaze guhaga ubutumwa bwiza, abamaze guhaga bakamenya inzira yo kwihana no kubabarirwa ibyaha, icyo bakurikizaho ni ukwatura ibyaha, no gusaba imbabazi abo bahemukiye, no gusubiza iby'abandi, no gushaka amahoro mu muryango, mu rwabo ruhande bakabana n'abantu bose. Iki baraze guhaga bo mu nkuge ya Pawulo, baroha amasaka. Amasaka ashushanya ibyaha biri mu bugingo bw'abantu. Baroha iyo mitwaro. Uko baroha imitwaro niko inkuge igenda igenza ite? Igihe kimwe nagiye mu materaniro ahantu bita Inyamirundi Cyangugu, twageze Nyamasheke hagati y'ikirwa kirebana naho bita ku Nkombo. Hari umubwiriza butumwa witwa Kabahezi Deni, muramuzi? Bamwe baramuzi. Kabahezi Deni niho avuka. Twagiye kubwiriza iwabo,
ni umubwiriza wakoze amavuna menshi muri iki gihugu. Nuko tugeze hagati mu bwato, moteri irasiba. Moteri imaze kuziba, tugerageza kugira, hari mu muraba ukomeye biranga. Ubwato bwari bupakiye amasukari, imiceri, imyunyu. Babwira abacuruzi bati, mwebwe murabona ibintu birahindutse, mureke tugerageze dukoresha ingashya, ariko mubanze mugabanye imitwaro, inkugi igenze ite yoroherwe. Baranga. Nabonye ukuntu abantu bazapfana n'ibintu byabo. Nta yandi makiriro. Ati isukari yanjye yampenze, umuceri wanjye wampenze, kandi hakurya kugira ngo uzarebe iyi musozi ni ukurenga. Niba uko waba uri kureba mu Byangabo, niho wabona umusozi ukongera ukareba mu Ruhengeri mu mujyi hariya Nyamagumba, niko wakongera ukagenda ukareba mu Kinigi, niho wabona umusozi. Ahandi hose ni iki? Ni amazi. Amazi ari kwivika mu bwato, tukadaha tugakuramo bikanga. Nyamuneka mukuremo imifuka mujugunye hanze. Abantu nabonye ukuntu abantu bazarimbuka n'ibyaha byabo. Kabahizi de narangije ahagarara mu mazi, amazi ari kuturengera, arasenga ati, Mana yo mu ijuru, bavuze yuko niduca mu mazi atazadutembana. Niba igihe kitageze, dufashe udukize uyu muraba, ariko niba igihe kigeze, eza ubugingo bwacu. Akimara gusenga isengesho, umuraba uratuza. Haleluya. Gusenga harimo intsinzi, gusenga harimo imbaraga. Ibibazo nibikurenga, imiraba ibaye myinshi, ibigeragezo byisukirana, ku mavi niho hari intsinzi. Mbaraze kujya ku mavi, mwisigaranire ku mavi, mwisigaranire ijambo ry'Imana, ibindi byose bizanesheka. Abo muri iki gihe cya Pawulo bo ntabwo bari barinangiye imitima. Pawulo yarababwiye ati, rero murabona ko ibintu bikomeye, ngo bamaze kurya bahaze, abamaze guhaga ubutumwa bwiza, baroha ibyaha byabo mu isi, babirekera Satani na nyirayo. Inyanja ishushanya isi, babirekera isi yabyo mwivangura. Mureke iby'isi, dukurikire Yesu ku mugani wa korari kugana Yesu. Barangije ngo bafata imitwaro bari bafite, barayiroha, baroha amasaka, nabo barwana intambara. Mwe inkugi ikomeze igenze itayemwe. Ikende, iyo abizera batuye ibyaha, icyo nashaka kubabwira gikomeye, iyo batuye ibyaha mu itorero, itorero riroroherwa. Inama y'itorero niterana iri guhana no guca, ahubwo iterana iri kuvuga ngo dukora undi mushinga wateza itorero imbere, dukora undi mushinga, dukora andi mavuna, turebe abandi bazakizwa. Ariko hari igihe inama y'itorero ihora iremererwa n'amasaka yuzuye mu nkuge. Abantu ni abasambanyi, abantu ni abajura, abantu bafite ibitekerezo bipfuye, abantu ni abanyeshyari, abantu ni abarozi. Ibyo byaha byose itorero rikirirwa ribirwana nabyo. Mbese inkuge iraremerewe cyangwa ntiremerewe? None se uruhare rwa buri muntu wese arasabwa kugenza ate? Arasabwa kujugunya imitwaro ye mu isi, ibyo byaha akabirekera Satani we nyirabyo, hanyuma inkugi ikoroherwa, abantu bagakunda itorero ry'Imana bakarikunda, kurema ibice no kwitandukanya bigahagarara, Yesu Kristo agakomeza ibwerekeza. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire yuko igihe cyaje kugera uko biri tubwira, maze baragerageza bararoha uko babiroshye. Ariko mwibuka umutwe w'amagambo, iyi nkugi yararengewe, bose bagenza bate? Bari abantu 270 na bangahe na batandatu. Nuko Bibiliya abari gusoma hano, hari ikintu gikomeye kiri muri iri jambo. Mbega ijambo ry'Imana harimo amagambo akomeye yo kwitabwaho. Byagenze bite? Hano kuri uyu murongo tugana ingenzi, nuko tugeze ku murongo wa kangahe basoma 39, nuko 39. Ijoro rikeye ntibamenya icyo gihugu, ariko babonye icyo kigobe cyari kiriho umusenyi, bagiki abasoma agira inama yuko bashobora komekeraho inkuge. Nuko 40 bahambura imirunga yari igenje ite, yari ifashe ibyuma bitsitse inkuge. Barangije babisigaye, bajugunya ibyo byuma kamere, ibidindiza umurimo, nabyo barabyihana barabijugunya. Haleluya. Maze bamaze kubijugunya 41, 40 bakibikora 40 bahambura iki? Abari gusoma, imirunga yakomeje ibyerekeza by'iki by'inkuge. Bazamura icyo basoma, bazamura umwenda w'imbere uyigendesha, berekeza ahagana he ku musenyi. Ariko bageze mu ihuriro ry'amazi, basekura inkuge kuki? Ku butaka bwo hasi y'amazi. Nuko umutwe w'inkuge w'imbere ugenje ute? Urashinga, ntiwagenze ute? Ntiwanyeganyega. Maze uw'inyuma umenagurwa n'imbaraga y'iki? Imbaraga y'iki? Y'umuraba.
uw'imbere warashinze, tujyane muri iyi nkuge. Uw'inyuma nawo ureba inyuma usigara mu mazi, ariko umuraba uraza ntiwahera imbere, ahubwo waraje ukubita uturutse inyuma ibwerekeza. Kuko umusare muri ya nkuge ibigaragara, umusare umwe wicaye inyuma ibwerekeza niwe ufite ingashyi akoza iburyo n'ibumoso. Uyu muraba waruje rero ugambiriye kubanza kwica umusare, ngo umusare narangira ubwato bwo ntabwo buzagera he, ntaho buzagera, maze inyuma harameneka. Ndagira mbabwire ko nta bigeragezo bishobora kutugeraho bitarabanza kuri Yesu. Kuri Yesu niho bibanziriza. Yabanye nabyo, arabizi, azi umubabaro, azi inzara, azi kurengana, azi gutotezwa. Ntuzacike intege ngo uve mu nkuge, shikama, kuko uwatubanjirije azadutabara. Nshuti zanjye, ndagira ngo nongere kubabwira yuko Kristo ari we wicaye ibwerekeza. Niba wicaye ibwerekeza, ibizatugeraho byose byamugezeho, ibitugeraho byose byamugezeho. Ibyo ntibikwiye gutuma witotoma ngo ariko Imana yamuhoye iki? Umwana wayo bamutobora ibiganza, uruhanga rwiza barushyizemo ikamba ry'amahwa, ibirenge babituboje imisumari, yararebaga. Hari ibigerageza Imana izihanganira yuko ugeraho, ahubwo we bishikamemo neza, uhagarara ugaragaze ko gukiranuka gushoboka mu bibazo, Imana izaguha ikamba ry'ubugingo. Nshuti zanjye, ndagira ngo mbabwire muri aya masaha turi gusezeranaho, ndabingingira gushikama mu ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuga ahangaha muri iki gitekerezo gikomeye ngo nuko mu kanya gatoya ubwato bumaze gusanyuka, umutwe w'imbere ushinze, inyuma hamenetse, ibibazo biravuka, Imana isohoza isezerano yari yanyujije mu muntu wayo. Iri torero rikeneye abayobozi bahagaze nka Pawulo, batanga ibyiringiro mu mitima y'abacitse intege, basoma ibyanditswe byera bagakomeresha abizera ibyanditswe byera. Uzabakomeresha se utagira intambara ikomeye? Uzabakomeza se utagira uwifuzwa ibihe byose? Uzabakomeza se utagira kugana Yesu inzira yo no kubabarwa ibyaha utayizi? Uzabakomeza se udafite ibihamya by'itorero? Uzabakomeza se udafite ubutumwa bwatoranijwe bubasha gutuma abantu bahangana n'inyigisho z'ibinyoma? Uzabakomeza se udafite byibuze ubutumwa ku basore kandi uyoboye icyiciro cy'abasore? Nshuti zanjye, uzabakomeza nta ndirimbo ugira mu rugo rwawe? Uzakomeresha iki se? Pawulo yabanje kumanyagura ku mutsima kuko yari awufite. Haleluya! Amaze kurya atanga umwitangiririza. Tuzafasha abandi kuko natwe hari ibyadufashije, nta handi tuzabikura, ni mu ijambo ry'Imana. Imana yongere dukundisha ijambo ryayo. Erega ndi kubakundisha ijambo ryayo kandi mbayifuriza kuguma mu itorero ngo mugume mu mahame y'ibyo twizeye. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire yuko Bibiliya itubwira nanone ngo nuko ako kanya nubwo umuraba wari ubaye mwinshi cyane, ngo buri muntu wese yavuye mu nkuge agendera ku kintu kibonetse. Bamwe bagendera ku mbaho, niko muri gusoma, abandi bagendera ku bijerekani, abandi bagendera ku mitumba, abandi bose baragenda. Bibiliya isoza iki gitekerezo ivuga ngo nuko Pawulo aravuga ngo abari bari muri Bibiliya tuhajyane tuze kuhashakira aho tuza tugana ku musozo. Haranditse ngo abari muri iyi nkuge, tugeze ku murongo wa kangahe? Wa 42. Nuko abasirikare 41, ariko bageze mu ihuriro ry'amazi, nuko umutwe w'imbere w'inkuge ugenza uturashinga ntiwanyeganyega, maze uw'inyuma ugenza ute uramenagurwa n'umuraba. 42. Abasirikare bashaka kwica iki? Abari gusohoka. Wikoresha kamere kuko abantu bagiye gusohoka mu itorero cyangwa ubona ibibazo byavutse, ahubwo ajya gusenga. Abasirikare bashaka kwica imbohe. 43. Ariko umutware utwara umutwe ashatse kugenza gute? Gukiza Pawulo, agwabiza imigambi y'abo basirikari nanone bari bamaze gucika intege. Ategeka yuko abazi koga bagenza bate? Biroha mu mazi kugira ngo abari bo babanza kugera ku nkombe. 44. Mwumva iyo ntambara yari mu mazi. Naba abandi nabo bamwe bagendera kuki? Abari gusoma bagendera ku mbaho, abandi bagendera ku bivuye mu nkuge, ni amajerekani n'imitumba simbizi. Kuko muri ubwo buryo bose bageze ku nkombe, bose bagenza bate? Ababyumvise mutamena. Ndashaka kubabwira iki mu ncamake. Nidushikama mu itorero,
nidushikama mu mahame twizeye, bizera bashya mwabatijwe, bizera basanzwe, ibigeragezo bizakubita kuri iri torero, imiraba izabigeraho, akarengane kazarisatira, ariko nta kabuza twese hatabuzemo n'umwe, kubizeye bagashikama tuzagera i Kanani hatavuyemo n'umwe. Twese n'abana bacu, twese n'abagore bacu, twese n'abagabo bacu, reka tugambire icyo cyifuzo cyiza cyo gushikama mu kwizera.